uri kwitemberera mu busitani, ugize utya wumva akantu kaduhira ku rurabo. Umukozi, umwubatsi, umufasha, umubyinnyi, umusirikare, umutekinisiye, icyarimwe akaba n'umusiyantifike. Ariko aka ni kamwe mu bihumbi bigize umuryango ufite gahunda ihambaye. Uyu munsi tugiye kwinjira mu cyumba kirinzwe cyane, aho inzuki zikorera ubuki. Iyi video iragusigira indi sura ku nzuki ndetse no kuri ubwo buki buri ku meza yawe niba buhari. Tugeze mu mujyi wubatswe n'ibishashara. Uyu mujyi ufite ububiko bw'ibyo kurya, irerero, ingamba z'ubwirinzi, uburyo bwo kuzana akayaga ndetse n'ihunzanzira rifasha mu itumanaho. Twageze mu mutiba w'inzuki. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe kugira ngo ugerweho na nyinshi muri video nziza tugutegurira. Ikaze muri uru rugendo rw'inyuguti 2483 wiyumvira uburyo inzuki ziduhira. Ikaze kuri Inyamaswa TV. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Buri muzingo umwe cyangwa se umuryango w'inzuki ushobora kubamo izirenga 60,000. Buri rwose rukaba rufite akazi rushinzwe muri iki gihe iki n'iki. Rufite gahunda rukoreraho isobanutse kandi rukamenya kwibwiriza nta bunebwe. Mu nzuki harimo ibyiciro bigera kuri 3. Buri cyiciro kikaba gifite inshingano gishinzwe. Uruyuki ruyoboye izindi rwitwa urwamikazi. Rugomba kuba rumwe mu muzinga. Urwamikazi cyangwa se abandi bita urwiru nirwo rukomokwaho n'izindi nzuki zose ziri mu mutiba kuko rushinzwe gutera amagi. Buri munsi urwamikazi rutera amagi agera ku 2,000 cyangwa arenga, ni ukuvuga amagi afite uburemere bungana n'ubwarwo buri masaha 24. Hakurikiraho inzuki z'abakozi aribo bakobwa b'umwamikazi. Izi nizo nzuki ziba ari nyinshi mu mutiba kandi nizo zikora akazi hafi ya kose nta kwibeshya kandi zigakorera hamwe nk'itsinda. Turabigarukaho. Hanyuma hari inzuki z'ibigabo mu cyongereza bita drones. Nanone hari abazita impambi. Inshingano yazo nta yindi itari ukwimya umwamikazi kugira ngo atere amagi ashobora kuvamo izindi nzuki. Mu mutiba ziba ari nka 500 gusa. Iyo zibaye nyinshi kiba ari ikibazo kuko zirarya cyane kandi ntizikora. Uruyuki rw'urugabo ruba rufite amabara yijimye kandi rubyibushye. Kubangurirana hagati y'uruyuki rw'urwamikazi n'ibigabo ni igikorwa kiba mu ijoro, kikaba byombi biri mu kirere biri kuguruka kandi urugabo rumwe rugahura n'urwamikazi inshuro imwe mu buzima. Bivuze ko iyo urugabo rumaze kwimya urwamikazi bihita rubiviramo urupfu. Nicyo gikorwa rukora bwa nyuma mu buzima bwarwo. Reka nkubwire uko bigenda. Uruyuki rw'urwamikazi rugeze mu gihe twakwita ubwangavu, ruva mu mutiba rukaguruka rwerekeza mu kirere, ingabo nyinshi zikarukurikira. Zijya mu kirere ku butumburuke buri hagati ya metero 10 na 40 uvuye ku butaka. Urwo rwamikazi rusohora imisemburo ya pheromone ituma ingabo zihumurirwa, zigahurura ari nyinshi zikarwirukaho zitanguranwa ku rwimo. Izo ngabo zibarirwa mu magana ziba ziruka cyane. Urwamikazi narwo ruri ku muvuduko munini ushoboka ku buryo urugabo rufite imbaraga kurusha izindi ari rwo ruzisiga rugafata urwamikazi rukarwimya. Rurufatisha amaguru yarwo 6 ruruturutse inyuma, rukarwinjizamo imyanya yarwo yo kororoka, hanyuma rukarekuriramo intangangabo. Ni igikorwa kirusaba imbaraga nyinshi ku buryo biturika mu ijwi ryo hejuru ku buryo umuntu uri hafi aho abyumva. Hanyuma ruhita rushaka uko rwarekurana n'urwo rwamikazi maze igice cyarwo kigacikiramo nk'ikimenyetso cy'uko igikorwa cyo kubangurira cyagenze neza. Nanone icyo gice kiramutse kidacikiyemo byatuma intangangabo zitakara zitaragera mu bubiko bwazo. Ibi bimara amasegonda make cyane. Ako kanya urugabo rugahanuka rukikubita hasi rugapfa. Urwamikazi rukomeza kuguruka, hakaza urundi rugabo rukabanza gukuramo cya gice cy'urugabo rwari rumaze kwimya, maze narwo rukabikora kandi narwo rugahita rupfa, bityo kugeza zibaye ingabo hagati y'10 kugeza kuri 20. Muri icyo gikorwa urwamikazi rwakira intangangabo zigera kuri miliyoni 6, ubundi rugasubira mu mutiba rwavuyemo. Icyo ni igikorwa urwamikazi rukora inshuro imwe mu buzima.
izo ntangangabo zijya kwibika mu gice cyitwa spermatheca. buba ari ubwizigame buhagije ku buryo izo ntangangabo ziba zizagenda zihuza n'amagi agera ku mamiliyoni ruba ruzatera mu buzima bwarwo bwose buri hagati y'imyaka 2 n'5. Hari ikintu gitangaje uruyuki rw'urwamikazi rukora. Ubusanzwe nko ku bantu tuzi ko ntawe ufite ubushobozi bwo kugena igitsina cy'umwana azabyara, ariko uru rwamikazi rwo nirwo rubigena. Iyo rugiye gutera igi mu kumba kamwe k'ikimamara, rubanza kumva ubunini bwako. Iyo rusanze ari gatoya, ubwonko bwarwo bukora ku buryo cya gice kibikwamo intanga kirekura iziri hagati y'3 n'10, maze zigahura n'igi riri gusohoka. Intanga imwe gusa akaba ariyo iryinjiramo, ubwo rikaba rirabanguriye. Igi ryahuye n'intanga iryo rivamo inzuki z'ingore cyangwa abakozi, ndetse ni naryo zivamo urwamikazi. Iyo rusanze akobo rugiye guteramo ari kanini, ubwonko buhita butegeka ko ububiko bw'intanga budafunguka. Iryo gi risohoka ritabanguriye. Nubwo ritabanguriye ariko ntibibuza ko naryo riva mu ruyuki. Urwo nirwo ruyuki rw'urugabo. Kugeza aha tubonye inkomoko y'inzuki z'ingore arizo abakozi ndetse n'ingabo. Ariko se umwamikazi wava hehe? Twamaze kumenya amoko 3 y'inzuki ziba ziri mu mutiba. Ku isonga umwamikazi umwe rukumbi. Ariko hari impamvu zishobora gutuma inzuki zibona ko hakenewe undi mwamikazi. Urugero, uwari uhari ashobora gupfa bitunguranye maze zigasigara ari impehe. Nanone umwamikazi uhari ashobora kuba ashaje ku buryo asigarana intanga nkeya mu bubiko. Ikibigaragaza ni uko umutiba wiyongeramo inzuki z'ingabo kandi ubundi zigomba kuba nke cyane. Indi mpamvu ishobora gutuma inzuki zikenera undi mwamikazi ni ukuba zimaze kuba nyinshi, bityo zikaba zigomba kwigabanyamo kabiri, zimwe zikagenda zikajya kuba ukwazo. Babyita guca. Zibigenza zite rero kugira ngo haboneke umwamikazi mushya? Mu by'ukuri haba hari amagi menshi azavamo ingore, bityo zitoranya igi rimwe zikaryitaho ku buryo bwihariye kugira ngo azavemo urwamikazi. Ikintu cya mbere zikora ni uko icyo cyana cyubakirwa kumba kanini. Mu busanzwe ibindi byana by'inzuki biba biri mu kumba gafite mpande 6, ariko icyana kizaba icyamikazi cyo kiba mu kazu kanini kameze nk'igishishwa cy'urubuto rw'urunyobwa gasa nk'agatendetse. Hari igihe zikubaka bundi bushya cyangwa zigafata kumba gasanzwe zikagahinduramo ako kuzarererwamo umwamikazi. Ikindi ni uko icyo cyana zikigaburira mu buryo bwihariye. Zitangira kucyitaho mu buryo bwihariye igi ryacyo rigifite iminsi itarenze 3. Ubusanzwe iyo ibyana bikiri mu minsi 3 no munsi yayo biba bitunzwe n'igikoma cyuzuye intungamubiri cyitwa royal jelly. Ni nk'amata y'inzuki atuma zikura vuba. Royal jelly iva mu mubiri w'inzuki z'inkozi ziba zariye neza kurusha izindi. Ariko iyo bigeze ku munsi wa 4, ibyo byana biracuka bigatangira kugaburirwa ibiryo mu Cyongereza byitwa worker jelly. Nabyo bituruka mu mubiri w'inzuki z'abakozi zishinzwe kugaburira ibyana. Ibiryo by'abakozi cyangwa se umugati w'inzuki biba bigizwe n'imvange y'ubuki n'ibintu bimeze nk'ifu biva ku ndabo, ari byo bita insina. Nyamara cya cyana cyatoranyirijwe kuzaba umwamikazi cyo gikomeza gutungwa na royal jelly na nyuma y'umunsi wa 3 gukomeza ubuzima bwose. Ibi bituma uru ruyuki ruba runini ku buryo ibice byarwo by'inyuma biba bikubye inshuro 2 iby'uruyuki rw'urugore rusanzwe. Aba ari umwamikazi w'igihagararo koko. Iyi ndyo yihariye ituma uru ruyuki ruba runini kandi ibice bigenga iyororoka byarwo bigakora neza cyane. Ikindi ni uko bituma rugira imbaraga kandi rugashobora kuramba imyaka myinshi. Imiterere yarwo irahinduka, rugatakaza udufuka izindi nzuki zitwaramo ibyo zivuye gutara tuba dufashe ku maguru yarwo. Muri make, urwamikazi ni uruyuki rw'urugore rwagaburiwe indyo yihariye. Reka uyu mwamikazi tube tumuretseho gatoya turaza kumugarukaho, ahubwo twibande ku nzuki zindi z'ingore zitagira amahirwe y'imboneka rimwe yo gutungwa n'umushongi gusa. Izi ni nazo ntwari z'imena mu muzinga wose kuko arizo zikora akazi kose kugira ngo inzuki zikomeze kubaho, ubuki bukomeze kuboneka.
Buri ruyuki muri izi rubaho igihe kingana n'ibyumweru 5 kugera kuri 6, ariko muri icyo gihe gitoya ruba rwasohoje inshingano zose rusabwa mu muryango. Rugisohoka mu kumba ubwarwo ruhita rusukura ako kumba kugira ngo umwamikazi ateremo irindi cye. Ibyo bimara nk'umunsi umwe cyangwa 2. Ku munsi wa 3 kugeza ku wa 11 rutangira akazi ko kugaburira ibindi byana bito kuri byo bikiri muri utwo twumba. Hanyuma ruhita rwimukira mu mirimo yo gukora ubuki no kubaka imara iminsi nk'itandatu, ni ukuvuga kuva ku munsi wa 12 kugeza ku wa 14. Mu kubaka ibimamara rukoresha amavuta ava mu mubiri warwo twagereranya nk'ibyuya. Nyuma y'igihe rujya ku burinzi rukajya guhagarara hafi y'umuryango rwiteguye guhangana n'umwanzi. Amaherezo rero ku munsi wa 18 rurasohoka rukajya gutara, ari byo abandi bita guhova. Icyo ni cya gihe tuzarubona mu busitani bwacu, mu isoko cyane cyane aho bacururiza ifu y'imyumbati, ku byuma bisya n'ahandi. Ruba rurimo gutwara umutobe wo mu ndabo, nectar, ndetse n'akandi gafu kaba kari ku ndabo ariko pollen. Iyo pollen niyo iba irimo intangangabo z'ikimera. Iyo uruyuki rurimo kuvoma uwo mutobe rujombamo ako karimi karwo kameze nk'agaheha, ubundi rugakurura rwohereza mu gifu cya kabiri. Nanone iyo ruri kwegeranya pollen rwigaragura ku rurabo maze ikajya ku bwoya buri ku mubiri warwo wose, rwarangiza rugasa nk'urihanaguza amaguru y'imbere rukayivanga n'amazi cyangwa n'umutobe w'indabyo ku buryo ibifashe, ubundi rukayishyira mu dukangara 2 tuba turi ku maguru y'inyuma. Uzitegereza uruyuki ruri gutara ahagana ku maguru, uzahabona utwo dukangara turimo iyo nectar mu ibara ry'umuhondo. Utwo dukangara nitwo mu cyongereza bita corbicular. Iyo utwo dukangara twuzuye neza, uruyuki ruba rwikoreye ibintu bingana na 1/2 cy'uburemere bwarwo. Ni nk'uko umuntu yakwikorera ibiro 35. Inzuki zijya ahantu henshi hakubiyemo n'ahateye iseseme. Ariyo mpamvu bavuga ngo uwavuga y'inzuki hari benshi bava ku buki. Ibindi bintu uruyuki rutara bikubiyemo imyunyu, isukari n'amazi. Nanone iyo rubonye ubuki ahandi hantu nabwo rurabutwara. Gutara niko kazi ka nyuma uruyuki rw'urukozi rukora, kandi kaba karimo ibyago byinshi ku buryo hari n'igihe ariho ruhurira n'ibiruhitana. Ariko agira ngo nkumenyeshe ko mu by'ukuri iyo mibare twavuze y'iminsi uruyuki rumara mu nshingano imwe atari amahame adahindagurika. Biterwa n'ubuzima bwa buri muzingo ukwawo cyangwa se n'igihe cy'umwaka zigezemo. Tekereza iki kintu: kugira ngo uruyuki rukore akayiko kamwe k'ubuki rugomba gukora ku ndabo zirenga 200,000. Ariko ibi ntirwabishobora ari rumwe. Mu buzima bwarwo bwose uruyuki rumwe rukora urugendo rw'ibirometero birenga 800. Ni nkaho uruyuki rwazenguruka u Rwanda rwose. Hanyuma se rukaba rukoze ubuki bungana iki? 1/12 cy'akayiko gusa. Fata akayiko kamwe bashyirisha isukari mu cyayi ugabanye 12. Nibwo buki uruyuki rumwe rukora mu buzima bwarwo bwose. Ni ukuvuga ko kugira ngo ubone akayiko kamwe k'ubuki aba ari akazi kakozwe n'inzuki 12 mu buzima bwazo bwose. Kugira ngo ubone ikiro cy'ubuki, inzuki zigomba kugera ku ndabo miliyoni 2. Ubwo rero igihe uzaba urimo urasuka ubuki bumanukira mu gikombe cyawe cy'icyayi maze ukavanga, uzibuke ko urimo urakoroga akazi kakozwe mu buzima bw'inzuki zibarirwa mu magana. Muri ako kazi ko gutara, buri ruyuki ntirukora rwonyine, ahubwo rusangira amakuru n'izindi zivukana. Ni gute zibwira abavandimwe bazo ahari indabo nziza kurusha ahandi? Zirabyina. Imbere mu mwijima wo mu mutiba niho uruyuki rubyinira ruzenguruka rwandika 8. Ubunini bw'inguni ruri gukora, igihe rumara rubyina, ndetse n'imbaraga rukoresha, byose bishobora kugira uruhare mu gusobanura ibintu bitandukanye. Ese indabyo ziri mu kihe cyerekezo? Ni ku ntera ireshya ite? Ese umutobe w'indabo uhari ufite uburyohe bungana iki? N'ibindi. Izindi nzuki ziraza zikuzura aho zigakoresha uduhembe twazo mu kumva ubwo butumwa n'ubwonko bwazo mu kubusobanukirwa. Hanyuma urumaze kubyumva neza rugahita rusohoka rukaguruka rugana ku ntego, ntabyo kwibeshya namba.
Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona ahantu haje uruyuki rumwe, mu kanya zikaba ebyiri, mu kanya zikaba enye, zikagenda ziyongera gutyo gutyo. Rumwe ruragenda rugahamagara izindi zo mu muzinga umwe. Bitekerezeho. Ni ururimi rutagizwe n'amagambo. Ikarita idashushanyije ku rupapuro. Byose biteguwe neza mu bwonko bungana n'impeke imwe y'ururo. Ese byarikoze? Dukomeze kuko ibitangaza biracyaza. Tugeze ku kimamara cy'ubuki. Birashoboka ko nta kindi kintu cyarusha ibindi kugaragaza ubuhanga bw'inzuki nko kwitegereza ikimamara cyazo. Impande 6 zinoze zisubiramo igihe cyose nta kwibeshya n'iri na rimwe kuri buri kumba. Ubwo se kubera iki impande 6 buri gihe? Ni ukubera ko aribwo buri kumba kabasha gufatana n'akandi bikinjiranamo neza ntihagire imyanya isaguka hagati. Nta gap ishobora kuzamo. Ibi bituma ikimamara gikomera kucyubaka bikihuta kandi hagakoreshwa ibishashara bikeya mu kubika ubuki bwinshi ku buryo budapfa kumeneka. Ni urugero rwiza cyane rwo gukoresha neza igihe, imbaraga n'ibikoresho bihari. Efficiency. Buri ruyuki rw'urukozi ruba rufite ibice by'umubiri 4 byagenewe kuvubura ibishashara. Biba biherereye ahagana ku nda. Uru ruyuki ruvubura aya matembabuzi igihe cyose. Ahubwo iyo rugeze muri cya gihe cyo gutangira akazi ko kubaka nk'uko twabivuze haruguru, nibwo ubu bushobozi buza. Rurarya cyane, umubiri warwo ugashyuha, ubundi rukazana ibyo bishashara byorohereye ku buryo rubibumbabumba rukabifunyanga rukoresheje amaguru yarwo, hanyuma rukagenda rubigerekeranya nta kwibeshya na guke mu bwitonzi nk'ubw'umuganga uri kubaga umutima. Abahanga bagerageje kubaka ibimamara muri laboratoire biranga. Abubatsi bazamuye amaboko baremera. Abanyamibare babifatiraho urugero. Ariko inzuki zibikora ntaho zabyize. Bizirimo ubwenge karemano. Sibyo? Tugeze ku kintu mushobora kuba mwari mutegereje muri benshi. Ubuki. Ubuki ni iki? Bamwe babwita zahabu isukika, abandi bakabubona nk'amafaranga ubwayo. Ubundi se kuki inzuki zibukora? Muze tujyane n'inzuki mu rugendo rwo gukora ubuki. Turatangirana no kubona uruyuki ku rurabo maze rufate umutobe w'urwo rurabo. Kubera ko uruyuki rufite igice cy'igifu cyagenewe kubikamo umushongi gitandukanye n'aho gushyira ibyo kurya birutunga, aho niho gipakira uwo mushongi. Mu gifu ariko mu gice cyabigenewe. Rufite igifu cy'ibiryo n'igifu cyo gutwaramo umutobe w'indabo n'amazi. Iyo icyo gice kimaze kuzura, uruyuki rusubira mu mutiba, rwagera ku muryango hakaza uruyuki rushinzwe gukora ubuki rukasama. Rwa rundi narwo rukasama rukaruciramo wa mushongi. Kuki se uru ruyuki rudahise rutwara wa mushongi ngo ruwubike mu kumba kamwe k'ikimamara? Ni ukubera ko uwo mushongi ubwawo atari ubuki. Rwa ruyuki ruwakiriye ruhita ruwukacanga kugira ngo ruwuvange n'andi matembabuzi avuburirwa mu kanwa karwo. Kurikira aha tutaza gutakara nyamuneka. Uru ruyuki iyo rumaze gukacanga uwo mushongi ruwucira mu kobo kamwe, ubundi rukazunguza amababa hejuru yako nk'uruhungiza. Kuki ruhungiza? Ruba rurimo kumutsa ubwo buki kugira ngo amazi yaba arimo yiyevapore maze dusigarane nako inzuki zisigarane ubuki bwiza budashobora kwangirika vuba. Hanyuma iyo akobo kuzuye izishinzwe kubaka ziraza zigapfundikiza bya bishashara nk'uko umuntu apfundikira icupa ry'amavuta akarumanya. Ubwo ubuki bukaba burabonetse. Ubuki ni kimwe mu biribwa bifite isuku kurusha ibindi. Mu gihe cyo gutara, umunwa w'uruyuki uba wifitemo akayunguruzo gatuma imyanda itinjira mu kanwa karwo. Mbere yo kwinjira mu gifu cya kabiri, umutobe cyangwa amazi binyura mu kandi kayunguruzo kabuza ikintu cyose kidakenewe gutambuka. Iyo umutobe ugeze mu kanwa k'uruyuki rukora ubuki, ruwuvanga n'andi matembabuzi yica za bacteria zose zishobora kuba zirimo. Iyo ubuki butarapfundikirwa, hari uruyuki rukomeza kubuhungiza kugira ngo rukuremo amazi atari ngombwa kandi rubuze akavumbi niyo kaba ari gatoya gute gutarukiraho.
Ibi byiyongera ku isuku nyinshi iba iri mu muzinga wose. Ikindi kandi, uduce tugize ubuki tuba dufatanye cyane ku buryo amoko menshi ya za bagitériya atabasha kububamo. Hanyuma rero buri kumba kuzuye ubuki ziragapfundikira neza ku buryo umwanda utabona aho unyura. Ariko kuki zikora ubuki? Inzuki ntizikora ubuki kugira ngo abantu bazaze babuhakure bajye kubwirira cyangwa kubugurisha. Inzuki zikora ubuki zikabupfundikira kugira ngo mu gihe cy'imvura cyangwa cy'imbeho ikabije ku buryo zitabona uko zijya gutara zizabona icyo zirya. Ubuki ni ibyo kurya by'inzuki. Niyo abantu bari guhakura mu by'ukuri baba barimo kwiba. Niyo mpamvu zihagararaho cyane zikaburwanirira. Ubuki ni igitangaza. Ubuki ntibujya bupfa gupfa cyangwa ngo bwangirike. Abahanga mu bisigaratongo bavumbuye inzabya zirimo ubuki mu mva za kera z'abami bo mu Misiri. Ubwo buki bwari bumaze imyaka igera ku 3,000 kandi bugishobora kuribwa nta kibazo bufite. Ni ibyo kurya by'abami koko byakozwe n'udukozi duto cyane tw'amababa abiri. Usibye ubuki, inzuki zinakora insinda zikoresheje pollen y'indabo, nanone zigakora incumbu zikoresheje amariragege y'ibiti. Incumbu ni nka kore inzuki zifashisha mu gufunga imyenge kugira ngo umuzinga ube upfundikiye neza. Insinda ni bimwe mu byo kurya by'inzuki cyane cyane iz'abakozi. Inzuki kandi zifite uruhare rukomeye mu gutuma tubona ubusitani bwiza cyane bwuje indabo. Inzuki zituryohereza ubuzima. Zitariho ntitwabona imbuto, hari imboga nyinshi zitakura, yewe n'ibishyimbo ntibyakwera. Nta pome, nta madegede, nta nkeri, avoka wapi, mbese urutonde ni rurerure. Muri make bivugwa ko 1/3 cy'ibyo kurya biboneka bigizwemo uruhare n'inzuki. Inzuki zibangurira ibihingwa. Burya mu bihingwa habamo ibigabo n'ibigore. Reka dufate urugero rw'ipapayi. Kugira ngo intangangabo zigere ku rurabo rw'ipapayi ry'irigore, inzuki nizo zibikora zigakora ako kazi, ziva ku rurabo rumwe zijya ku rundi. Niyo mpamvu serivisi ikomeye inzuki ziha abantu atari ukubaha ubuki, dore ko bwo unabona umugabo bugasiba undi, ahubwo ni ukubafasha mu buhinzi. Noneho mureke tuve mu gasozi tugaruke mu mutiba maze dusure irerero ry'inzuki. Buri kumba kari ku kimamara kaba gafite icyo gakoreshwa. Hari utwumba tubikwamo ubuki, hakaba utubikwamo insinda, naho utundi tukarererwamo amagi kugeza abaye inzuki nkuru. Urwamikazi rutera akagi gatoya cyane, nyuma ako kagi kakituraga kakavamo icyana. Za nzuki zishinzwe kurera zikigaburira ya mata yitwa royal jelly. Nyuma y'iminsi 3 icyo cyana gikurwa kuri royal jelly kikagaburirwa woka jelly. Kereka iyo gusa kizavamo umwamikazi. Nta gi riterwa rizavamo umwamikazi. Icyana cyose cy'igitsina gore kiba gishobora kuzavamo urwamikazi mu gihe kigaburiwe royal jelly ubuzima bwarwo bwose. Icyo cyana kimaze kugaburirwa bihagije, akumba kacyo karapfundikirwa kigategereza igihe gihagije kugeza ubwo kizaba gikuze, ubundi kigatuga umupfundikizo kigasohoka ari uruyuki rw'urugore rwiteguye gukora. Urugabo rwiteguye kuzimya uburyo nibuboneka, cyangwa umwamikazi witeguye kwima no gutera amagi. Umwamikazi aba akuze neza nyuma y'iminsi 16. Iyo asanze hari undi mwamikazi, ubwo intambara ihita irota. Umwamikazi mushya inshuro nyinshi arusha imbaraga uwari usanzwe kuko we aba ashaje, akamwirukana akaba ari we uganza. Umwamikazi ushaje iyo adapfuye ahita asohoka umuzinga akajyana n'inzuki nkeya zamukomeyeho zikajya gushaka ahandi ziba. Umwamikazi mushya kandi mutoya akurikizaho kujya muri rwa rugendo rwo kwibanguriza. Ntitubigarukaho. Ahubwo reka nkubwire uko inzuki zirwanaho kandi zigatanga ibitambo bitabarika. Ubusanzwe inzuki ni inyamahoro, ariko iyo zenderejwe zikubita zitababarira. Buri muzinga uba ufite inzuki zishinzwe kuwurinda ziri mu bwinjiro. Buri ruyuki rwose rwinjiye
ruragenzurwa nka kumwe batunyuza mu cyuma iyo tugiye kwinjira muri banki cyangwa ahandi hantu harinzwe cyane. Iyo uruyuki rutari urwo muri uwo muryango rufashwe rugerageza kwinjira muri uwo muryango, ziruhuriraho zikarudwinga zikarwica. Niko bigenda iyo hagerageje kwinjiramo undi mwanzi w'inzuki, urugero nk'imbeba cyangwa itoza. Ariko ku nyamaswa z'inyamabere ho hari ikintu kidasanzwe. Iyo uruyuki ruriye imwe muri zo, urubori ruyicikiramo maze akenshi urwo ruyuki rugapfa. Muri make, uruyuki rumwe ntirushobora kukudwinga inshuro ebyiri. Kera batubwiraga ko urwo ruyuki ruhinduka umuyugiri, ariko si byo kuko umuyugiri ni ubwoko bw'uruyuki ukwarwo. Ikindi wamenya ni uko inzuki z'ingore arizo zirwingana zonyine. Urubori ni igice cy'uruyuki ubusanzwe cyagenewe gutera amagi, ariko nk'uko twabyumvise, izindi nzuki z'ingore zose ntizitera amagi. Umwamikazi niwe utera amagi wenyine kandi niwe ufite ubushobozi bwo kudwinga ndetse rukabikora inshuro nyinshi ntirupfe. Ariko ntibyapfa kubaho ko rurumana kuko rwizera abarinzi barwo cyane. Iyo inzuki ziciye ikintu imbere mu muzinga, ako kanya zihita zigisohora zikagita hanze kuko aba ari umwanda. None se ubwo bigenda bite iyo icyo kintu ari kinini ku buryo zitagishyigura? Urugero nk'iyo hapfiriyemo imbeba, zishyinguramo imbere mu mutiba zikoresheje incumbu. Incumbu ni bya bintu bimeze nka kore. Ubwo rero ya mbeba ziyizengurutsaho izo ncumbu impande n'impande, zikayipfuka neza neza ku buryo iba imeze nk'itabyemo. Aho rero umunuko wayo ntushobora kumvikana na gakeya kubera ko iba yubakiye, ikoteye bihagije. Iyo uruyuki rufashe umwanzuro wo kudwinga umuntu cyangwa indi nyamabere, ruba rwitanzeho igitambo kugira ngo umuzinga ugire ubusugire. Iyo umuzinga wugarijwe n'akaga, inzuki zishinzwe uburinzi zivubura impumuro ituma n'izindi zumva ko ibintu byakomeye, maze zose zikaba zihagaritse ibyo zirimo zikabanza kwivuna umwanzi. Buri ruyuki ruba ruri tayari gupfa kugira ngo umuzinga ugire umutekano. Nkwibutsa ariko ko no muri uru rugamba inzuki z'ibigabo ntacyo ziba zishoboreye. Ntizizi kudwinga kuko nta rubori zigira, ni ibyo kurya gusa. Kuva abantu babaho, ubuzima bwabo bwagiye bugira aho buhurira n'inzuki. Ubuki bwazo turabuhakura tukaburya, tukazigaho, tukazikoraho videwo nka gutya, kandi tukabeshwaho nazo binyuze mu kubangurira ibihingwa. Ubworozi bw'inzuki aribwo bwitwa ubuvumvu, ni umwuga umaze imyaka ibihumbi ubeshejeho abatari bakeya. Ni umwuga usaba kwihangana no kumenya kwitegereza. Umuvumvu mwiza ahora yitegereza imyitwarire y'inzuki ze, akamenya igihe nyacyo cyo guhakura, igihe cyo kwagura icyega n'ibindi. Hanyuma amaherezo akiyumvira ku buryohe bw'ubuki n'amafaranga. Honey and money. Usibye n'ibyo ariko, inzuki zidusigira amasomo: gukora cyane, kutagira ubwikunde, kugira gahunda no gukora ibintu binoze. Zitwibutsa ko ubuhangange budaterwa n'imbaraga ufite, ahubwo bushingira ku kumenya icyo ushaka no kugira umugambi usobanutse neza. Nyamara kandi hari ikibazo kimwe kuri iyi ngingo: inzuki zirimo kugabanuka ku isi. Kubura aho zarika, imiti yica udukoko ikoreshwa mu buhinzi n'ihindagurika ry'ikirere, byose bigira uruhare mu gutuma inzuki zipfa imburagihe. Hari uduce tumwe two ku isi aho inzuki zigira gutya zigacika burundu. Kandi iyo inzuki zicitse, kiba ari ikibazo gikomeye ku rusobe rw'ibinyabuzima. Niyo mpamvu abantu bakomeje gushishikarizwa gutera indabo nyinshi, kubaka ahantu hagari hagenewe kororerwa inzuki no gukoresha ubuhinzi bw'umwimerere butifashisha imiti cyane. Buri busitani busigasiwe, buri rurabo ruzamutse rutariho ibintu bishobora kwica inzuki, aba ari umusanzu mu kuzibungabunga. Kandi kubungabunga inzuki ni ukubungabunga umubare munini w'ibinyabuzima natwe abantu turimo. Uruyuki rurenze ibyo kuba ari agakoko. Ni umwubatsi udahigwa, ni umuvuzi utangaje, ni umuvugabutumwa urangurura ijwi. Inzuki zitegura ibyo kurya, zigakora imiti,
zikaba isoko y'ibyiza n'ubwiza. Mu isegonda rimwe uruyuki rushobora gukubita amababa yarwo inshuro 200. Uruyuki rushobora kwibuka isura y'umuntu runaka rwahuye nawe mu gihe cy'iminsi 2. Rushobora kunyura mu nzira y'inzitane yuzuyemo amayoberane. Nubwo rufite ubwonko burutwa n'akabuto k'umuceri, uruyuki rushobora kogoga umujyi nta kwibeshya kurusha umuntu uwo ari we wese. Uruyuki ni ikiremwa gitangaje. Buri gace karugize, buri gikorwa rukora, buri gatonyanga k'ubuki na buri baba twabivugaho bukira bugacya. Ubwo rero ubutaha nubona uruyuki mu busitani bwawe, ntuziruke, ntuzarwiyame cyangwa ngo urusyonyore. Ahubwo uzarwitegereze, wumve ijwi ryarwo kandi urwigireho kuko ubwarwo ni isi yihariye. Niyo mpamvu no muri iyi video tutavuga ko tubivuye imuzi n'imuzingo. Niba nawe hari ikindi kintu uzi ku nzuki, watubwira muri comment. Ntiyibagirwe gukanda like. Kandi niba utarakora subscribe, ndakwinginze yikore kugira ngo ujye ubona ibindi bintu byinshi tukugezaho. Murakoze kureba.